hari abantu bagushakaho amakosa, bakavuga nabi, bagukora byose ngo ubabare, none wibaza uti ese nabagira nte, ese nabigenza gute? Ese hari umuntu uhora agutesha cyangwa se ahora agushotora akugirira ishyari ku buryo wigeze wibaza uti nimwereka neza uwo ndiwe cyangwa se mweretse icyo ni iki namukorera ku buryo asara kurushaho? Muri iyi video ndakwereka ibintu bitatu wakorera umwanzi wawe w'umunyeshyari bikamugirira nabi, ariko bikarushaho nyine gutuma umutima we uribwa, kandi bigatuma wowe utekana kurushaho ukimerera neza. Ikosa rya mbere abantu benshi bakora ni ukumwitaho cyane, kumusubiza, kumurakarira, kumugaragaza cyangwa se kugerageza kwiyerekana, wisobanura. Ibyo nibyo ibyo nibyo nyine biba abashaka. Icyo gihe iyo ubikoze uba ugeze ku ntego ze rwose, umukoreye ibyo yumvaga ashaka kugusasa, kugutesha umutwe, kwisobanura hasi hejuru. Icyo gihe ujye umenya ko burya intego ya mbere ye yari agamije wamaze kuyimugezaho. Urugero, umuntu akuvugaho wowe ugahita usohora stati ukisobanura kuri WhatsApp, ahantu hose mu magurupe ukajya kwisobanura, ugatongana, ukavuga nabi, icyo gihe uba wamaze kumukorera umuti. Icyo aba ashaka ni atansiyo yawe cyangwa kumwitaho byawe, uba wamaze kubimuha. Icya mbere wakorera umwanzi wawe w'umunyeshyari, kumwima atansiyo, kumwitaho. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ugaceceka, ugakomeza gahunda zawe, ntumwereke ko ubabajwe n'ibyo yakoze. Iyo abonye ko atakugiraho ingaruka, arushaho kubiribwa, arushaho kubabara. Iyo abonye ko ibintu ukora, mbese ibyo akora nta kintu wowe bishobora kugira ute kugutwara, icyo gihe rwose wowe ukomeza kwimerera neza, ariko we araribwa, umutima ukamurya. Ikosa rya kabiri, kumanuka ku rwego rwe. Iyo umushubije nabi uba umuhaye intsinzi. Iyo urumva yamaze kukuvuga, yakwaha, yaguharabitse, yakugize ibintu bitari sawa, noneho ugiye kwisobanura ntubikoze neza, icyo gihe menya ko burya intsinzi aba yarakeneye aba yamaze kuyibona. Icya kabiri, komeza gutsinda mu buzima bwawe. Sobanura. Ibi ngibi nyine iki kintu cyo gukomeza gutsinda ku buzima bwawe, iterambere, amahoro, kwiyubaka, mbese wigire nk'aho ibyo bintu bike arimo nta kintu bikubwiye, mbese wigire nk'aho utanabyitayeho na gatoya. Nta kintu gisaza umunyeshyari nko kubona utekanye kandi uri gutera imbere. Ibyo ujye ubimenya, nicyo kintu cya mbere. Kukubona utekanye, urimo uratera imbere. Umunyeshyari, umuntu ukwanga, nicyo kintu cya mbere kimurya, kikamusaza, kikamubuza amahoro. Ariko hari ikintu cya gatatu kirusha byose, gituma umunyeshyari asara, kandi abantu bake nibo bakizi cyangwa se nibo bakimenya. Niba ushaka amahoro mu mutima wawe, gutsinda utangije cyangwa se gutsinda nyine mu buzima bwawe, abo bantu nk'abo ngabo, menya ko burya uba utangije intambara. Ni byiza ko ukanda subscribe kuri iyi channel yacu, maze ugakurikirana, kuko ibi ngibi tuzabivuga, ibi bice tumaze kubona ruguru tuzabivuga neza muri seri ya kabiri ndetse n'iya gatatu, kugira ngo nuba bamaze gukora subscribe hano, ibi bintu byombi uzabisobanukirwa neza. Tuzavuga icya gatatu ku buryo burambuye. Iki kintu cya gatatu tuzakivuga ku buryo burambuye, maze usobanukirwe, umenye neza ngo ese koko ubundi umunyeshyari, umuntu nyanga, ni iki kizima namukorera ku buryo kimusaza. Ariko icyo nakubwira ugomba gusigarana uyu munsi,
menya neza ko burya iyo umwimye atansiyo yawe ntumwiteho, ukamwereka ko ibintu avuga ibyo akora utabyitayeho, ugakomeza ukikorera ukiha amahoro, ubundi ugatera imbere. Menya ko biri mu bintu burya bimusaza bikamubuza amahoro ku rwego rwo hejuru. Ahasigaye rero nshuti mukunzi w'amahoro mu muryango, nizere ko iyi video igufashije, ariko iki ni igice cya mbere, tuzakora icya kabiri, dukora icya gatatu, ku buryo nyuma y'iyi video nyuma yo kureba izi episode zose uko ari 3 nta muntu uzongera kukumenyera, uzajya uba rwose uri umuntu uhamye, bazajya bavuga umenye uko ugomba kwitwara, mbese wowe umeze neza. Nizere rero ko wamaze gukora subscribe, ukunze iyi video kanda like, nibiba byiza uyisangize n'inshuti zawe, kuko unababwire ko tugiye gukora video zombi uko ari 3 kugira ngo umuntu uba ureba cyangwa se umuntu ukugiriye nabi, ukugirira ishyari, abashe kumugira ute guhangana nawe utarwanye, utamututse, nta kindi kintu umukozeho, nyamara ukamutsinda ugakomeza ukimerera neza. Amahoro mu muryango. Nizere rero ko hari ikintu iyi video igufashije. Reka dusubire muri video ikurikira. Bye.